ubusanzwe kugendana n'ibihe bisaba ubushishozi no kwihugura, bisaba gutekereza neza mu buryo bwagutse, bisaba kandi kwiyungura ubumenyi kuko buri munsi ukeye uzana n'impinduka mu buzima n'imibereho byacu nk'abantu. Kirika podcast igufasha gusobanukirwa uburyo buboneye bwo gukoresha ikoranabuhanga dushingiye ku byabaye, ibiri kuba ndetse n'ibyo guhanga amaso. Tuganira ku masomo ashingiye ku buhamya n'ubushakashatsi, tubasangiza ubusesenguzi bw'abahanga n'ibitekerezo by'abaturage, tukamenya amahirwe dukwiye kubyaza umusaruro hamwe n'amakosa dukwiye kwirinda mu gihe dukoresha ikoranabuhanga. Iyi ni episode ya gatatu, Ibyishimo Bigezweho. Gukurikirwa n'umubare munini w'abantu ku mbuga nkoranyambaga ni icyifuzo cya benshi mu rubyiruko, nyamara ababigezeho bafite amasomo batajya baminuza. Uyu munsi Blessing Irakoze aratuganirira uburyo yubatse umuryango w'abarenga 35,000 kuri Instagram. Aratubwira nuko akoresha ikoranabuhanga mu guhindura ubuzima bw'urubyiruko. Njyewe nitwa Mizero Christophe Fahim, ndabaramukije kandi nishimiye kubana namwe. Mbahaye ikaze. Blessing, ndagira ngo udusangize ukuntu watangiye urugendo rwawe rwo kuba social media influencer. Okay, mbere na mbere nafunguje Instagram yanjye nyiri mutaze nyirangiza secondaire. Ako nabikoze nyine mu rwego rwo kugira ngo njye mfata amafoto nk'abandi bakobwa bose upostinge bisanzwe. Ntabwo nari mfite purpose yo kuvuga ngo ndashaka kuba umu influencer, uko sinari nzi nicyo bisaba, urumva nari nyiri muto. So muko nyagendaga mu postinga amafoto, nagiye mbona aba followers baguka umunsi ku wundi, ukava ku 1,000 ukajya ku 2,000 gutyo, atari no mu gihe kinini niko navuga. Ugasanga wo mu kwezi wiyongereye nk'ibihumbi bingahe, ibintu bitumvikana, ariko nanjye uko byagiye biza. Utekereza ko ubu bwiyongere bw'aba followers time to time byaterwaga n'iki? Urumva mbere na mbere abantu undi ibyo bashaka kureba ubundi ibyo baha, kandi ntabwo umuntu aza kuri Instagram kugira ngo wenda asome igitabo. Hari ama apps y'ibitabo, bashaka kureba amafoto yawe, bashaka kureba nyine icyo ubereka. So I guess byatewe nuko urumva na postingaga cyane, ugasanga nko mu kwezi postinze nk'amapost 4, kandi the more you post niko n'abantu baza vuba kuko urumva bafite icyo bashaka kureba. Ubuzima busanzwe niki kikwenteresa, niki kigushimisha, niki ukunda? Navuga ikintu cya mbere kinshimisha ni nkunda inshuti zanjye. Rero ikintu cyose kirimo inshuti zanjye, yaba gusohoka, yaba kuganira, ibintu byose nyine bituma interactinga n'inshuti zanjye. Hanyuma se bijya gutangira niki cyakubereye motivation yo kuba social media influencer? Okay, motivation nuko najyaga mbona abantu benshi azino ba influencer bakoresha nk'imibare bafite kuri Instagram bakayibyaza umusaruro. Ndavuga ati rero ntago nafite iyi mibare ingana gutya ngo nyireke ipfubuza. Ndavuga ati reka nanjye wenda mbibyazeho umusaruro, nanjye haraho byangeza nyuma. Usubije ibihe nyuma, wagerageza kwibuka the very first day ufungura Instagram, scenario yari imeze gute? Ubu byagenze gute? Like bari ufite telefone, waguze amayinite usanzwe yafite, byagenze gute? Okay, urabona njye narinze ndangiza high school na telefone mfite. Hari ryari icyo gihe? Narangije muri 2021. Okay. Ndabyuka nyirangiye niva ku ishuri mvuye muri Exeter, ndabyuka nageze mu rugo nsanga nicyo kintu cya mbere kiri mu rugo nyine telefone. Urumva nashakaga ibintu byinshi, najyaga mbona Instagram ku mashine yo ku ishuri nkayibona andi hantu. Rero nahise nyidownloadinga, nangira urumva nagwa postinga ku munsi wa mbere ukiyagira. Rero nangira gushaka uburyo bwose nagira gufata amafoto meza yo gupostinga ibintu nk'ibyo. Mbere yo gutangira gukoresha Instagram, what was your experience ku bantu bakoresha Instagram? Wumvaga Instagram ari ibiki? Like niki cyatumaga wumva ko you can't wait ko now one day you can create an account? And urumva nari mfite abashuti banjye bari bazifite icyo gihe. Rero najyaga mbona nyine uburyo babihavinga mo fan gupostinga, bafata amafoto, niba twanagiye n'ahantu ukabona ni ikintu kibashishikaje gufata amafoto yo gushyira kuri Instagram. Rero nabibonaga nkumva ngavuga ati I guess ni experience ndi gucikwa, ngiye nazi ko bimeze. Rero ngavuga ati kananje ngerageze de uko bimeze.
nuko ufunguye Instagram urapostinga ifoto ya mbere mu basitari bibuka followings bwa mbere harimo nde icyo gihe nakundaga social media ndabyibuka ari mu basitari ba mbere na followings yigeraho guhemukirwa nzi uko biryana iyo sinakwifuriza umubabaro amarira aterwa n'agahinda iyo niyemeje kuyakurinda kudakinisha umutima wawe nzi ukuntu nkunda niyo mahitamo yanjye wamukundira igisa shomora nakundaga indirimbo ze njye numvaga agira ijwi ryiza pe numvaga hari undi muntu umurusha ijwi rye rero niyo mpamvu navuga ko namukundaga cyane umaze gufollowinga aba star ya social media abana atangiye gufollowinga biba urugendo kuva icyo gihe watangiye kugeza uyu munsi ufite 30,000 first of all bimva umeze gute bigenda bikura buri munsi nanjye hari igihe mbyuka nkabona aba followers nyibaza ibintu byatewe n'iki urumva ariko ngiyevuga ko iminsi ishize na postinze ifoto imwe uko yaba imeze kose ariko kandi naje gusanga abantu nyine uko upostinze ifoto I guess ni kuba followers biyongera sinzi ku bandi experience yabo ko ngiye niko mbibona ni postinze ifoto ikagira nyine interaction nyinshi niko aba followers biyongera so rero ni iby'igiciro n'umugisha yene kuba mbafite ubu ngubu kandi nyine ni ibintu bikomeye kuko ari abantu bamara imyaka myinshi babashaka ugasanga nyine ntabwo ariko bimeze nyine wowe ntabwo wigize ugira experience I guess ni umugisha ukomeye pe ubundi se upostinga ubundi about what iyo ngiye gupostinga niba ari video niba ari ifoto I always make sure ko nyine ndimo urumva kuko nkuko nakubwiye abantu baba bafite icyo bashaka kureba rero iyo ndimo I guess bikurura nyine ubu muragufollowinga are expecting ukubona mu byo postinga so iyo ngiye gupostinga obviously ngomba kumakinga sure ko ndimo kandi nyine ibyo postinga ko biri educative nubwo n'abandimo ariko at least bifite icyo bigisha ubibona ujya uvugana n'aba followers bawe how do you do it gukora interaction n'aba followers bawe navuga ko mfite uburyo bubiri mbikoramo first ni mu ma message nyine of course mu message niba babanyandikiye ama request njyamo nkareba abo wenda nk'inshuti zanjye bonago bajya mu ma request ko basanzwe wenda bafollowing noneho abona following abo ni mu ma request niho nyine njya nkareba nyine ugasubiza abo utazi indi interaction avuga ni kuri story yanjye hari igihe njya pozingaho nk'ibibazo nko kuri story ngashyiraho ikibazo runaka abantu bakansubiza nyine urumva we interact mu buryo bwa story ariko hari ikintu wibuka waba warakoze ugahita ubona ko ari cyo gitumye wenda aba followers biyongera gitandukanye n'uko wapostinze amafoto asanzwe hari these things njya nkora najyaga mbikora ubundi rimwe mu cyumweru ariko ni kubera ikibazo cy'umwanya ubu ni ukubikora 2 mu kwezi byitwa therapy sessions nyine ni kuganira n'abantu ariko nyine mu buryo bwo muri stories ibyo nayo ngubwiye byo kuinteractinga n'abantu kuri story I guess icyo kintu nicyo cya mbere navuga cyatumye abantu biyongera cyane kuko iyo babona ko nyine you give them attention nabo nyine baza ari benshi kuko nyine bavuga at least this person cares. What are core values zawe nk'umusocial media influencer? Everyone nyine deserves respect. Rero abenshi ntabwo bamuziranye umubare munini ntabwo bamuziranye rero the fact yuko you can nyine disrespect someone kuko mutaziranye I guess nyine that's like a boundary nyine someone cannot cross. Yeah. Do you have some travel getting jewe yuko zishingiki it's a turn off nko kuma post yanjye so I believe yuko nyine niba uje gucommentinga you're going to comment something niyo kitaba ari cyiza ariko at least don't comment ibintu bibi ibindi byo nyine wenda ubwo biba very private ariko nyine ubwo bafite uko mbihandlinga uko nyine it's private nyine. Ukurikiza iki ukora caption? Nkuko nabikubwiye niyo ni postinze amacaka ko ikintu nyine cyiza kiri educative byo gifite icyo kikwigisha rero iyo nkoze caption bagomba kumekinga sure ko uyisoma wese ari icyo ari bwigire muri iyo caption. Like nk'ingi nifite benshi iri hejuru ifite likes 28,899
and caption waravuze ngo another one for the culture. What did you mean? What I meant, uyirebye nayo nambaye imishanana rero nashyizeho another one for the culture, mpita nshyiraho idarapo ry'u Rwanda. That's a way of being yo kwerekana yini igihugu cyawe ku buryo n'uwayibona wese atari umunyarwanda yahita amenya ati this is the country, this is the culture. Blessing, urase wasobanura ukuntu ufite post 25 ko ufite aba followers 30,000 buno ni nayo. Obviously hari amafoto na postinze nyifungura Instagram ubu ngubu atakiriho ko nagiye nyavana n'ubwo impamvu zimwe na zimwe and actually mbikoje kugira ngo tuganire kuri izo mpamvu. Niki gishobora kugutera gupostinga ifoto ukaza kuyikuraho nyuma? Okay, njyewe nk'urugero kuri njye uko igihe kigenda I guess ndi umuntu w'indura ibitekerezo. Rero ushobora gusanga uko nari meze icyo gihe amafoto na postingaga atiriwe umuntu numva ko nshaka kuba ndiwe ubu ngubu. Buryo umuntu niyo yajya kuri Instagram yanjye atabona aya mafoto ngo ahite agitiranya avuga ati wenda n'uyu muntu kandi wenda nakiriwe. What do you think when they tell you ko uri mwiza? What do I think? Ukiranga kubishyira mu bwibone kuko si byiza ariko nyine no umugisha nyine ni byiza kuko umuntu kukubwira ibyo nuko yabibonye kandi nyine yabishimye. Rero ni byiza ni umugisha. Hanyuma ze mu ba followers bawe 30,000 umubare munini ni abasore cyangwa ni abahungu cyangwa abakobwa? Okay, for now ni abahungu. What is the biggest challenge you have faced as a social media influencer by'umwihariko nyine w'umukobwa? Okay, icyambere navuga ni the fact yuko nyine iyo ufite aba followers benshi uvuga ati aba bantu ni bari 30,000 bose bamanza amaso ibyo postinga byose bose bari kubireba, byaba ari bibi byari byiza bari kubireba. Rero urumva the anxiety izana n'ibyo bitekerezo burimo nyine ishobora gutuma uhinda ibitekerezo byanjye. Nagiye ngira anxiety nyine social media anxiety cyane mu myaka yashize nk'umwaka ushize pe nayo mfite anxiety. What happened? Nyine ukumva ko utari confident enough. Ntago nyine hari amafoto menshi cyane nagiye mfata ko nkabona happy pe I'm not confident sinshaka kuyapostinga kandi abandi bayabona yenda nk'abashuti baje avuga ati ni nziza pe posting utanayipostinga sinzi ako nyine ngiye the fact yo kumva ko abantu 30,000 bari bayireba ibyo bari butekereze simbizi urumva ariko nyine ngavuga ati happy nyine iyo anxiety ikakubuza nyine kugira icyo ukora kuri your account. Nagiye mbitekereza cyane ku buryo ngeze no kuri point yo kuvuga ati ngiye gusiba account yanjye. Really? I want to be a private person. Nuko nabitekereza ko nyine pe nkumva nayigurisha cyangwa nayivaho burundu nyine bikarangira. Ibyo byabaga ari kuba ari wowe ku giti cyawe wumva udafite confidence cyangwa byari biturutse ku bandi? Oya shape ni njyewe mungenge Irakoze. I guess nubwo ikiza nuko nyine n'impamvu yatumye wenda nabitekerezo cyane ni nyine ni compliment wenda abandi bamaga ukora content nziza abandi babwira ko tutakikubona turagukumbiye iminsi za therapy sessions nakubwiye ibintu nk'ibyo nyine bigatuma wenda avuga ati maybe hari icyo ndi gufasha abandi. Ariko nyine ubundi yari njyewe rwose ibitekerezo byari ibyanjye. Ntabwo wakibuka nk'ikintu cyakubayeho muri iyo period of time nyine kigatuma none uvuga iti bino bintu nonaha icyambayeho? Ukurumva iyo uri umu social media influencer gutyo hari igihe postinga nk'ifoto ukagira expectations kuri yo ugato wenda iyi foto ni nziza kurusha izindi post zose nabana na postinze uvuga ati wenda I have expectations kuri bugire likes nyinshi cyangwa no. Rero hari expectations nyinshi niyo yaba atari yo. Rero izo expectations iyo utazigezeho bigutera nyine kwibaza nyine what is wrong ibintu nk'ibyo nyine ugasanga bigusubije inyuma cyane. Then what did you do to overcome that ukuba ko wongera ukagaruka? Okay, ikintu nakoze n'ubu ngubu navuga ko nyikora no gutakinga breaks zo gutekereza nyine. How do you do it? How do I do it? No kuyifata nkayisiba rwose muri telefone ngasiba nyine app ya Instagram kuko at the end of the day wa taking a break nyine niyo yabikiriho ariko uko ufunguye phone ukajibona Instagram kuvuga ati reka nje kureba none ikiri kuba. Rero for me kujyo nirindi ibyo ngibyo ndayisiba burundu. Najyaga nsiba Instagram ngasiba TikTok ngasiba Snapchat cyose nziko nakifite urumva
ibintu nk'ibyo rero nka taking a break yo kwitekerezaho nakumva nyine nongeye kugarura back my mood my confidence nkabona kugaruka. What do you think about wishize mu mwanya w'abantu bagukurikira uri nk'umwe mu bakurikira Blessing Ira waba umutekerezaho iki? Ntekereje ko nakibona bitewe n'uko nyine n'ibyo mbaha cyangwa n'ibyo mbereka. I guess navuga tu nyine n'umuntu okay cyane cyane my contents nyinshi ziba ziri based nyine on faith cyangwa nyine no gusenga ibintu nk'ibyo. And I guess nyine nabibona in that sense but also nyine in more of a way nyine yo kubigisha nyine how to live their life. Turi kugenda dusatira umusozo ariko ndagira ngo mu byiciro bitatu harimo mu bagukurikira cyangwa se mu badukurikiye muri kano kanya bashaka gutangira kuba aba social media influencer nkawe ugira ikintu ubabwira nko kubaha inama the do's the don'ts bakwiye gukurikiza. Okay, ikintu cya mbere nababwira niba ubyiyumvamo ikintu cya mbere nyine ni getting out of your comfort zone nyine ugatangira because ubundi ntabwo umenya ikintu niba ari cyiza cyari icyo utatangiye. So as in right now niba ushaka gufungura account yifungure ibindi byose biratangira nyine bizi. So icyo nababwira the do's wenda navuga as in try to be authentic nyine kuba wowe because abantu benshi kuri social medias bigaragaza uko batari kubera ko nyine they want to have the approval y'abandi. The don'ts navuga nyine not giving so much thought cyangwa kubitekerezaho cyane nyine ngo bigire personal ibintu bya social medias kuko umva they drain you nyine biraku as in how can I say drain you cyane bigutwara imbaraga nyinshi bigutwara imbaraga nyinshi kandi n'ibitekerezo byinshi rero iyo bihaye umwanya cyane ntago ari byiza. What's your plan? I mean from today onward heading to your big dream to achieve 70k? Ndi gukomeza kuba ibyo bashaka and to be like more focused kandi nyine be consistent because ibintu byose bitarimo consistency ntaho hantu byakugeza. Utekereza ko ari gute cyangwa se ari ubuhe buryo technology ifasha mu kubaho abantu bagira intambwe batera mu buzima? The fact yuko ubu ngubu you can text someone uri mu kindi gihugu miles away ruba just because of internet just because of technology nyine ni ikintu gikomeye nyine technology nyine atumye dutera imbere mu buryo bwose tumenya nyine twaguka mu mutwe if I can say. Ni byiza kuko ni byinshi dufashamo twe bwacu idahari tutakishoboza. Reka tugushimire ku mwanya tuganiriye kandi tukwifurize ukomeze utera imbere. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Abakunzi ba Kirika Podcast tubashimiye kubana natwe dukurikira inkuru ya none ngaho mudusangize icyo mutekereza kuri iyi ngingo. Mukore subscribe kuri Mezero Media, mudufollowing kuri Instagram, Facebook na Twitter kuri Kirika Pod. Iyi episode mwagejejweho ku nkunga ya Minisiteri y'Ikoranabuhanga no guhanga udushya mu Rwanda ku bufatanye n'ikigo cy'Abadage gishinzwe iterambere HIZ binyuze mu mushinga wayo 250 Podcast Lab. Ni munyemerere tube duhiniye aha tuzasubukure kuwa gatanu saa 12 za nimugoroba. Amahoro.